Reka mungaragarize ko munyumva isabato nziza. Dushimye Imana muri uyu mwanya kuba tugihumeka. Reka dushime Data wa twese waduhaye amahirwe yo kurama. Kuba tugihumeka ni ubuntu atugiriye, izina rye rihabwa icyubahiro. Mwese aho muri ndabashuhuje, aho muherereye hirya no hino ndabashuhuje. Mbifurije isabato nziza y'umunezero, mbifurije ibihe byiza, icyubahiro cy'Imana reka kigaragare muri iri teraniro, kandi natwe tubone umugisha turi imbere yayo. Nejejwe no kuba Imana yarangiriye ubuntu, akwiriye gushimirwa, ahubwo icyubahiro cyose ni icy'Imana, ishimwe n'ubutware ni iby'Imana. Iyo yatugiriye icyizere, ariko Imana Pawulo yaravuze ngo ndashimira Imana ko yabonye ko ndi uwo kwizerwa ikampa umurimo wayo. Rero muri aka kanya by'umwihariko ndashima Imana cyane ku bw'icyumweru turimo dusoza, twigiye ibyigisho byari bifite insanganyamatsiko ivuga ngo ingaruka zo kubibira mu mubiri cyangwa kubibira mu mwuka. Nk'uko mushiki wacu yadusomeye isomo ryari urufunguzo rwa buri cyigisho, riboneka mu Bagalatiya igice cya 6:8, ubibira umubiri, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, kandi ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Ibyigisho tumaze kwiga bitatu, byaba icyigisho twize ku wa mbere w'isabato, icyigisho twize ku wa kane w'isabato, n'icyigisho twize nimugoroba, iri kuri YouTube channel ya The Last Call Messages. Uwacikanywe ashobora kongera agafata umwanya akabyiga ndetse no kubisangiza bagenzi be, kubera yuko ivugabutumwa ntabwo ari ugusomera abantu ibyanditswe gusa, ahubwo no kuboherereza inkuru nziza yaba yaratambutse mu gihe cyashize, ako kanya ukagafata, ubugize uruhare muri rya vugabutumwa. Nimugoroba twabonye icyigisho cyari gifite umutwe uvuga ngo kubibira umwuka mu rugendo rwo gutsinda umubiri. Mu by'ukuri nk'uko twabibonye mu cyigisho cya mbere, twabonye ko umubiri n'umwuka bifitanye intambara ikomeye cyane, kandi ikigereranyo twabonye ni uko igihe Imana yatoranyaga Aburahamu ikamusezeranya kumuha umwana Isaka, hanyuma agacika intege agakoresha umurimo w'umubiri we n'umuhati we akabyara Esawu. Imana itashimye ko Esawu aba umuragwa, n'ubundi byashoje Imana imuhaye Isaka, ariko ngo Isaka yagereranyaga isezerano ry'umwuka, ari naryo rya nindi n'ubundi twese dusezeranywa Imana yifuza gusohoreza mu mitima yacu, kandi Esawu akaba we yaragereranyaga isezerano ry'umubiri. Rero twaje kubona uburyo umubiri udusaba kandi n'umwuka akadusaba, ariko hagati aho ngaho iby'umwuka, Ishimayeli, murakoze cyane, Ishimayeli yagereranyaga umubiri, bityo rero umwuka akaba afite ibyo adusaba, wa wundi wagereranywaga na Isaka, kandi na Ishimayeli nawe agasaba. Ishimayeli asaba kuryama, Ishimayeli agasaba kurya, kwambikwa, agasaba buri kintu cyose kinezeza, ariko Isaka yagira icyo asaba, twese tukavuga tuti ntabwo bibashije kuboneka. Muri urwo rugamba rero byanze bikunze, nk'uko twabonye na nimugoroba, umubiri uzasoza ufite abantu ukukanye, kandi muri uwo mubiri bazasaruramo kubora, kandi n'umwuka bizasoza hari abantu utsindiye, kandi muri uwo mwuka abantu bazasaruramo ubugingo buhoraho. Imana rero yongeye nanone kuduha amahirwe muri aka kanya, aho tugiye kurebera hamwe icyigisho cyiza
kandi icyigisho nifuriza umuntu wese ko akitaho cyane. Ni icyigisho kivuga ngo kumera nk'ibisukwa ku gicaniro cy'Imana. Mbere y'uko dukomeza, reka nanone nsabe umuntu wese kubwo gufashwa n'Imana, dupfukamye dusenge abo bishobokera. Kadusenge. Mana yacu, Data wera, turagushimye cyane, turakunezerewe muri aka kanya, tugushimiye imbabazi watugiriye, wemeye kutuvana mu byaha twavukiyemo, utitaye ku mateka yacu mabi, utugira abana bawe. Nicyo gituma uyu munsi wa none tugushima tubikuye ku mutima. Mbese twebwe twari iki? Twari bande imbere y'ijuru? Twari abo gutabwa no kurekwa rwose, ariko binyuze muri Kristo waratuzahuye, uhabwa icyubahiro. Turi imbere yawe rero Mwami, twongeye kugusaba imbabazi z'ibyaha n'ibicumuro byacu byose. Kubw'amaraso ya Yesu tweze kandi udutungane. Duhe umutima mushya kandi uduhe kubonera rwose. Reka amategeko yawe uyandike mu mitima yacu, kandi mu bwenge bwacu abe ariho uyashyira nk'uko wabisezeranye. Umwuka w'Imana agenderere imitima yacu turi muri iri teraniro, uvugane natwe kandi twumve ijwi ryawe, kandi uduhe kukwitaba. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka dukomeze n'icyigisho cyacu. Ni icyigisho cya 4 mu ruhererekane rw'ibi byigisho by'iki cyumweru. Umutwe uravuga ngo kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Nk'uko mubyibuka, ntabwo ibyigisho ndi bubisubiremo, kandi nabivuze ko uwaba akeneye ibyigisho byatambutse atarabyize yabisanga kuri YouTube channel ya The Last Call Messages. Hano ndagira ngo turebe iyi nsanganyamatsiko muri rusange. Ingaruka zo kubira umwuka cyangwa kubira umubiri. Twese turabizi neza ko umuntu avuka ari umubiri gusa. Ibyanditswe byera bikavuga ko abafite inyama n'amaraso bisa badashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Kandi na Yesu ubwe yaravuze ngo ikibyawe n'umubiri nacyo kiba ari iki? Kiba ari umubiri. Ubwo rero ubwo ikibyawe n'umubiri nacyo kiba ari umubiri, kandi abafite inyama n'amaraso bisa bakaba badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, umuntu wese avuka ari umukandida wo kujya muri Gehinomu. Ariko Imana yashyizeho andi mahirwe y'uko umuntu ashobora kubyarwa ubwa kabiri. Ukubyarwa ubwa mbere ni uko tubyarwa twebwe ubwacu, tubyawe n'ababyeyi bacu, papa na mama, uko iby'umubiri bigenda. Ariko kubyarwa ubwa kabiri ko ntabwo ari uko kumera, ahubwo uwo muntu abyarwa n'Imana nyine. Kandi kubyarwa n'Imana ibyanditswe byera byabisobanuye neza. Amasomo arahari menshi cyane y'uko tubyarwa n'ijambo ry'Imana. Kuryizera biduhesha amahirwe yo kuba abana b'Imana. Kwizera Yesu Kristo biduhesha kuba abo mu muryango w'Imana. Ko abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Iyo rero umuntu abyawe ubwa kabiri, aba afite muri we imbaraga ebyiri zirwana, kandi ku iherezo ry'ubuzima bwe imbaraga imwe niyo ibizamutwara. Ibi bireba n'ubundi abo bagize amahirwe yo kwemera no kwakira igitambo cya Kristo bakabyarwa ubwa kabiri. Kuko n'ubundi umuntu wavutse nk'uko iby'umubiri bigenda akaba atarabyarwa ubwa kabiri binyuze mu kwakira igitambo cya Yesu Kristo, kwihana no kwatura ibyaha bye, maze akakira imbabazi zibonekera ku musaraba,
n'ubundi uwo muntu aba afite imbaraga imwe yonyine imurimo irwana nawe ngo izamutware igihe no mu by'iteka ryose. Ariko uwabyawe ubwa kabiri imbaraga ziba ari ebyiri kandi ziba zirwana. Ibyanditswe byera dusoma mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16, ntabwo iryo somo narishyize kuri screen, riravuga ngo Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 turavuga ngo ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazapfa kamere irarikira, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ibi bihabane by'izi kamere cyangwa se by'izi mbaraga ebyiri biboneka iyo umuntu yabyawe ubwa kabiri. Pawulo rero aravuga ati ndararikira umuntu wese kuyoborwa n'umwuka kuko aribwo atazakora ibyo kamere irarikira. Ariko nanone iri somo ryo mu Bagalatiya 6 umurongo wa 8 avuga ngo ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ubwo urumva ko iyo ukoze ibyo kamere irarikira uba uri mubibira mu muntu, kandi muri uwo mubiri uzasaruramo kubora. Ariko none Pawulo nk'uko aturarikira kwakira umwuka wera akatubera umuyobozi, iyo tuyobowe n'umwuka w'Imana mu byo dukora byose tuba tubibira mu mwuka, kandi muri uwo mwuka tuba tuzasaruramo ubugingo buhoraho. Rero uyu mwanya tugiye kurebera hamwe kumera nk'ibisukwa ku gicaniro cy'Imana. Iri jambo kumera nk'ibisukwa ku gicaniro cy'Imana narikomoye mu isomo riboneka muri Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 6. Ni amagambo Pawulo ubwe yivugiye asezera Timoteyo mu rwandiko rwe rwa nyuma yanditse, aho yavuze ngo kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Iri jambo mu gihe cya ba Pawulo ryabaga rirenguriza ku bitambo n'igicaniro cyo mu isezerano rya kera, kuko Imana niyo yari yarateguye ubu buryo bw'uko abantu bubaka igicaniro, kandi icyo gicaniro bakajya bagitambiraho ibitambo. Rero uyu munsi wa none Pawulo arimo aratanga ubuhamya nk'uko yabutanga yandikira Timoteyo, aravuga ati jyeweho ubu meze maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ibi biratwereka uburyo Pawulo yari afite umutima uticira urubanza, kandi muri uru rwandiko nawe yanditse amagambo avuga ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, narwanye intambara nziza, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Aha rero tugiye kurebera hamwe ibisukwa ku gicaniro ibyo ari byo, n'uburyo uyu ari umuhamagaro ku bantu b'Imana ngo natwe tugere ikirenge mu cya Pawulo ubwe wavuze ati mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 1 tubona amagambo avuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Aha turabona ko Pawulo ararikira umuntu wese ko agomba kwitanga akaba igitambo. Pawulo ubwe yavuze neza yuko ameze nk'ibisukwa ku gicaniro. Igitambo cyashyirwaga ku gicaniro, kandi icyo Imana irarikira umuntu wese kwemera kugira gute? Kwemera guhinduka igitambo cyera kizima gishimwa n'Imana. Ugomba kuba uri igitambo cyera kizima kandi gishimwa n'Imana. Iyo iyi mvugo ikoreshejwe twibuka neza isezerano rya kera, uburyo Imana yatanze amabwiriza y'uburyo ibitambo bigomba kuba bimeze. Imibiri yanyu b'ibitambo bizima. Mu gihe cya kera nta muntu washoboraga gutamba intumbyi, itungo ryapfuye ryipfushije ntabwo yashoboraga kuriterura iriya ngo arizane agira ati aritangeho igitambo. Kandi nanone ntabwo icyo gitambo cyagombaga kugarukira ku kuba ari kizima kitapfuye, cyagombaga kuba ari icyera.
ntabwo Imana yashoboraga kwemera igitambo kiri mu matungo azira, cyagombaga kuba kibarizwa mu matungo yera, kandi Imana yatanze n'ubundi ko gahunda. Ntabwo byagombaga kugarukiraho, cyagombaga kuba nanone gishimwa. Reka tuvuge ngo ni kizima, reka tuvuge ngo kiri mu nyamaswa zejejwe, ariko kigomba no kuba gishimwa kitagira inenge. Ntabwo yemerwaga ko umuntu atamba igitambo gifite inenge, wenda gipfuye ijisho, wenda gicumbagira, wenda gifite uruhu n'ubwoya bubi. Cyagombaga kuba ari igitambo cyera, kizima, gishimwa n'Imana. Pawulo hano avuga ko uko ari uko kuyikorera kwacu gukwiriye. Turebe amagambo yanditswe mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paji ya 449, baranditse ngo muri wa muhango wa kera werekanaga ubutumwa bwiza mu buryo bw'igishushanyo, nta turo rifite inenge ryashoboraga kuzanwa ku gicaniro cy'Imana. Igitambo cyagombaga guhagararira Kristo cyagombaga kuzira inenge. Ijambo ry'Imana ryerekana ibi n'ikigereranyo cy'uko abana b'Imana bagomba kuba igitambo kizima, cyera kandi kizira inenge. Urumva ko ibi nk'aya mvugo ngo va ku giti jya kudora umuntu, ibi byarengurizaga kuri Kristo uwo wagombaga kuba azira inenge, kandi bikongera bikarenguriza ku bantu b'Imana bagomba kuba abaziranenge. Ibi reka twongere tubirebe muri ubu buryo. Yesu ubwe yaravuze ngo ni jye mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato. Kandi nanone arongera avuga ngo muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Bimwe mu byo Kristo yagiye yigereranyaho byasozaga nanone bifata ku bantu bazamukurikira kandi bakamuyoboka. Kristo ubwe yaravuze ati ni jye mucyo w'isi, kandi natwe arongera avuga ko turi umucyo w'isi. Atari uko uwo mucyo uri muri twe, ahubwo Kristo umurikira muri twe azanamurikira abari mu isi bose. Aha rero niho bahera bavuga ko iki gitambo cyagombaga kuba gishushanya Kristo, ariko none kikanagereranya abana b'Imana uburyo bagomba kuba ibitambo bizima, byera kandi bizira inenge. Nusoma mu Efeso igice cya 5:27, urabona amagambo Pawulo yavuze agaragaza uburyo Kristo yitangiye itorero n'intego yari afite ngo aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Iri ni itorero, kandi uyu ni umutima wanjye. Kristo yifuza ko azawishyira akawumurikira imbere ya Data twese, n'imbere y'abamarayika, n'imbere y'ibiremwa byo mu masi ataracumuye, ndi umuziranenge, ntagira ibara cyangwa umunkanyari cyangwa ikizinga. Ubu ni bwo bushake bw'Imana, kandi iki ni cyo gitambo Imana yifuza ko tuyitura buri munsi. Hari amabwiriza yihariye yari yarahawe Abisirayeli ba kera ko nta nyamaswa ifite inenge cyangwa irwaye igomba gutambwa n'igitambo giturwa Imana. Hagombaga gutoranywa ikizira inenge, kikaba ari cyo gitambwa. Reka dufate akanya twitegereza aya mashusho. Aho twari turi kumwe nimugoroba, ibi twabibonye neza cyane. Nimutekereze, uramutse witegereje iyi shusho. Hano hari amashusho menshi cyane agera kuri 12. Ibi ni bimwe mu byo Satani yashyize imbere yacu nk'imitego kugira ngo abana b'Imana babashe kubigwamo, bityo bagende ari ibimuga, bagende ari ibizezenge, bagende ari abapfu, kandi icyo gihe ibitambo byabo ntabwo bizashimwa n'Imana. Imana nta na rimwe izigera yishimira ibyo bitambo igihe cyose bizaba bimeze bityo. Murabona aya mashusho 12, buri muntu wese ashobora kwitegereza yitonze, ariko nureba uzasanga kimwe muri ibi ngibi nibura gishobora kukubera ikigirwamana, kikamugaza uruhande rwawe rumwe.
mu buzima bwanjye, mu bantu nkunda guhura nabo bafite ibibazo by'ubuzima bakambabaza cyane, ni abantu bagize icyo twita paralysis cyangwa se wenda stroke, baguye ikinya cyangwa bapfuye uruhande rumwe rw'umubiri. Iyo witegereje uwo muntu ushobora kugira ngo ni muzima aramutse yicaye, ariko uramutse umubwiye uti mpereza ukuboko ugasanga ntashobora kuguterura, cyangwa ugasanga igihe agiye gucira amacandwe arashokera ku itama rye cyangwa ku kananwa, wasanga ikirenge n'ukuguru adashobora kukuzamura, bituma umenya neza uburyo iyo ndwara yishe imitsi ye yumva, maze agahinduka koko ikimuga mu bwenge no mu mubiri. Bityo rero Satani arifuza kugirira cyo abantu b'Imana akoresheje ibi byose tureba bituzengurutse, kugira ngo duhinduke ibimuga maze ibitambo byacu bye gushimwa n'Imana. Uwiteka akoresheje umuhanuzi Maraki yacyashye ubwoko bwe kubwo guteshuka kuri aya mabwiriza. Maraki igice cya 1 umurongo wa 6 kugeza ku 13 yaravuze ngo umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja. None se ko ndi so kuki mutanyubaha? Kandi ko ndi shobuja kuki mutanyumvira? Nyamara murabaza muti mbese tugusuzugura dute? Muransuzugura kuko muzana ku rutambiro rwanjye ibyo kurya bihumanye. Nyamara murambaza muti twakugize dute? Nuko muvuga ko urutambiro rwanjye rusuzuguritse. Igihe muje kunura itungo rihumye cyangwa ricumbagira cyangwa rirwaye, ibyo si ukunsuzugura. Mbese itungo nk'iryo mwahangara kuritura umutegetsi w'igihugu cyanyu? Mbese mugize mutyo yabakirana ubwuzu akabashimira? Uko niko Uhoraho Nyiringabo abaza. Kandi mukinuba muti mbega agahato, nuko amatungo yakomeretse cyangwa acumbagira cyangwa arwaye akaba ariyo muntura. Mbese bene ayo maturo yanyu nayakira? Uko niko Uhoraho Nyiringabo abaza. Aya magambo aratwereka neza uburyo Abisirayeli basuzuguye Imana, bakajya bayitura ibitambo binyuranye na gahunda yari yaratanzwe mu gihe cya kera. Ngo bazanaga amatungo afite ubuhumyi, bakazana amatungo afite ubumuga acumbagira, bakazana amatungo arwaye, kandi ngibyo badashobora kubitura umutegetsi w'iwabo, yewe nubwo byaba umuntu w'inshuti usanzwe udashobora kumuha iyo mpano. Abanyarwanda bagira umuco wo guhana inka. Ushobora gufata inka y'impumyi ugahamagara umuntu ukambwira uti naragukunze rwose nifuza kukugabira, none iyi nyana ndayiguhaye. Inyana ihumye cyangwa se wenda yamugaye, yavunitse ukuguru igenda icumbagira. Ariko ngo Abisirayeli bakoze batyo, abantu bakajya bafata amatungo ameze atyo maze bakayatura Imana. Ariko yaberetse ko idashobora kubakira, kandi ibyo ni ukuri natwe ubwacu turabyumva neza ko bidashobora kunezeza Imana. Aya magambo tugiye gusoma aboneka mu gitabo cy'imibereho yejejwe paji ya 20 ku isubi ya 3 mu ngeri ya PDF. Aravuga ngo nubwo ibi byabwiwe Abisirayeli ba kera, aya magambo arimo inyigisho ku bantu b'Imana bo muri iki gihe. Ubwo Pawulo yingingiraga bagenzi be gutanga imibiri yabo nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, yarashizeho amahame fatizo yo kwezwa by'ukuri. Ntabwo ari ibyo mu magambo gusa, amarangamutima cyangwa ubwoko bw'imvugo, ahubwo ni imibereho y'ubuzima, amahame ahoraho. Mwene data Ildefonse mu cyiciro yatwigishije tugomba kubaho ubuzima bufite amahame ahoraho. Shiti wacu itavuze ko hari ahantu bajyaga bamubwira ngo Abadiventiste muri abafungamutwe, muri abantu ngo iyo abawuga ayo mahame twayagenderagaho tukaba tumeze ngo nk'urushinge rwa dira rudashobora guhindukira ngo rurebe ahantu handi uretse amajyambere.
Pawulo aragaragaza neza ko kuba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana atari ibintu byo mu magambo gusa. Ntabwo ari ugutwarwa ngo tube abantu bazi kuririmba twatwawe, ngo tube abantu bazi kwigisha, ahubwo ni ubuzima budakebakeba budahinduka kandi bugendera mu murongo w'ijambo ry'Imana. Uwiteka niko yavuze, nanjye niko ngiye kubigenza kubw'ubuntu bwe. Uwiteka ibi yarabyanze, nanjye ngiye kubyigomwa, ngiye kubireka kubw'ubuntu bwe. Ntabwo ari imvugo nziza tugomba guhorana mu bintu runaka tubivuga, oya. Ni imibereho y'ubuzima, amahame ahoraho yinjira mu buzima bwa buri munsi. Bibasaba ko ingeso zacu mu mirire, mu minywere no mu myambarire ziba izo kurinda impagarike yacu, ubusugire bw'intekerezo zacu n'imico yacu, kugira ngo tubashe kwegurira Uwiteka imibiri yacu atari igitambo cyahumanijwe n'ingeso mbi, ahubwo ari igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Reka tugaruka. Ibi bintu byose tureba ushobora kwisanga hafi ya byose ari byiza. Nawe se gutemberera kuri beach se byaba ari icyaha? Kandi ariho hantu ushobora kubona umwuka mwiza kurenza ahandi. None se uramutse umenye ubwiza bw'imodoka n'akamaro kayo, hari icyo byaba bitwaye kuyitunga? Mbese kuba mu birori no gusabana n'abandi, icyo byaba bitwaye? Kugira inshuti byo hari icyo bitwaye? Amafaranga ni meza, nanone aha turimo turakoresha amafaranga kugira ngo tubone interineti, ni amafaranga. Telefone nazo ni nziza, kugira imyambaro ni byiza, ariko ibi byose nk'uko tubireba, ijambo ry'Imana ritwereka ko Satani ashobora gukoresha bimwe muri ibi bikaduhindukira imitego, maze tugahora tumeze nk'abasinzi. Ibitabo n'inyandiko zisomwa, kubaka, byo kurya n'ibyo kunywa, ibi byose ni ibintu Satani uyu munsi wa none ashobora gukoresha kugira ngo yigarurire ubwenge bwawe. Nyamara ngo ingeso zacu mu mirire no mu minywere, mu by'intekerezo, mu mico no mu myambarire zigomba kuba zigaragaza ko turi abantu b'Imana. Ntabwo abantu bazatumenyera ko duhorana Bibiliya mu ntoki, nubwo byaba ari byiza kuyihorana. Ntabwo abantu bazatumenyera ko turi abantu badakebakeba ku bijyanye n'isabato. Hari mushiki wacu wabikomojeho, kugeza ubwo n'umuturanyi ushobora kwisanga rwose yagize ibyago ariko ukaba utanagerayo uti twebwe n'isabato. Nayo naho ibyo bintu abantu babikuye, ibintu byinshi abantu baba bagenderaho bidafite n'inyandiko ariko byabaye umuco. Hari n'abantu benshi rwose baba baragiye bacibwa bagashyirwa no mu migayo ngo yagiye ahantu ngo bagize ibyago ku isabato. Ariko imibereho yacu, mbega ingorane n'akaga irimo igihe tutabayeho ubuzima bugendera mu ijambo ry'Imana, ku byo kurinda impagarike yacu n'imico yacu, kugira ngo abatubona koko babone ko tutambara nkabo, tutarya nkabo, tutanywa nkabo, tudakora nkabo. Satani yaragiye yubaka ikintu mu bwenge bw'abantu uyu munsi wa none bitwa abadivantisiti, ku buryo bumva ko isabato yabahinduye abantu bisumbwe ku bandi. Nibyo kuko isabato ni umunsi ukomeye w'Uwiteka, ni nacyo kimenyetso kigaragaza gitandukanya abaramya Imana by'ukuri n'abatayiramya. Ariko nimutekereze uburyo iyo sabato ishobora guhinduka imfabusa, nk'uko byagendekeye abayuda bo mu gihe cya Yesu, igihe tutemeye kugendera mu buyobozi bwa Mwuka Wera. Muri iyi minsi, aya magambo ari mu gitabo cy'Uwifuzwe byose, paje 345. Muri iyi minsi nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yesu, ntabwo umurimo w'ubwami bw'Imana ukorwa n'abashishikazwa no kwimenyekanisha kandi kwishingikiriza ku bategetsi b'isi ndetse no ku mategeko yashyizweho n'abantu. Ahubwo uwo murimo uri mu maboko
yabo bose bagenda mu izina rya Kristo bamamaza ukuri mu mwuka, mu by'umwuka, ariko kuzakora umurimo nk'uwo kwakoze kuri Pawulo ati nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Abagalatiya 2:20. Bityo nk'uko Pawulo yakoze bazakora kubw'inyungu z'abantu. Pawulo yaravuze ati icyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Kugana Yesu paje 21, paje 21 isubi ya 2. Umutima wose ukwiriye kwegurirwa Imana, bitabaye bityo guhinduka kwatuma dusa nayo ntikwatubonekamo. Kubwa kamere yacu twatandukanijwe n'Imana. Umwuka wera asobanura uko tumeze ati mwishwe n'ibicumuro byanyu, murahwereye, nta gisigaye kikiri kizima, dukanagiriwe cyane mu mitwe Satani uko ashatse. Imana yo ishaka kudukiza no kutubohora, ariko ubwo kamere yacu igomba guhinduka ukundi rwose no kugirwa nshya, dukwiriye kuyiyegurira rwose. Kwirwanya no kwitsinda ni intambara izindi zose zigeze kwaho. Kwitanga no kwegurira Imana byose bigomba intambara, kandi umutima ukwiriye kuyoboka Imana kugira ngo uhinduke mushya we. Nguku ukumera nk'igisukwa ku gicaniro cy'Imana. Nguku ukumera nk'ibisukwa ku gicaniro cy'Imana. Umutima wose ukwiriye kwegurirwa Imana. Kwirwanya no kwitsinda bigomba kubaho. Intambara iruta izindi zigeze zirwanwa igomba kurwanwa mu mitima yacu, maze tugatsinda kamere tukayoborwa n'umwuka kugira ngo tudakora ibyo kamere irarikira. Kandi nk'uko tubibonye Pawulo yaravuze ati nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Nimutekereze Pawulo amagambo yavuze mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14. Yaravuze ati ariko jyeweho sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo watumye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Aya magambo tuyagiranye none nayo mu Bagalatiya 2:20, aho avuga ati nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitanga. Nyiriho hehe? Mu mubiri. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera, kuko igikorwa cyose kidakoranywe kwizera cyitwa icyaha. Kandi arongera avuga ati nabambanywe na Kristo ariko ngize ndiho. Noneho arakomeza akavuga ngo nyamara sinyiratana ikindi keretse umusaraba wa Kristo watumye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Nimutekereze iby'isi biri ku musaraba hariya, na Pawulo akaba ari hano ku musaraba. Ubwo iby'isi abenshi dushobora kuba kuri yego, ariko byo bitabambwe kuri twe, cyangwa byo byarabambwe kuri twe ariko twe tutabambwe kuri byo. Pawulo aragaragaza ko ari ubwe iby'isi byabaye, kandi nabyo bikabona nawe asa n'uwabambwe. Rero hagati aho nta sano agifitanye n'iby'isi. Uyu muhamagaro niwo witwa kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Kugana Yesu paje 21 isubi ya 2. Umutima wose ukwiye kwegurirwa Imana, bitabaye bityo guhinduka kwatuma dusa nayo tubonekamo rwose. Nimureke Imana idufashe kugira ngo twegurire imitima yacu Kristo, kandi tumere nk'ibisukwa ku gicaniro, ari byo bitambo byera bizima bishimwa n'Imana. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 315 subi ya 1 n'iya 2 baranditse ngo umutima ugomba kugirwa mushya n'ubuntu bw'Imana, n'ibitacyo gushaka ubutungane bw'ubugingo bizaba imfabusa.
umuntu wese ugerageza gukuza imico iboneye kandi itunganye adafashijwe n'ubuntu bwa Kristo aba yubaka inzu ye ku musenyi. Dukomeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umutima ugomba kugirwa mushya. Nibitaba bityo ubuntu bw'Imana butabonetse ntabwo bizakunda. Umutima ugomba kugirwa mushya n'ubuntu bw'Imana, nibitaba bityo gushaka ubutungane bw'ubugingo bizaba impfabusa. Umuntu wese ugerageza gukuza imico iboneye kandi itunganye adafashwe n'ubuntu bwa Kristo aba yubaka inzu ku musenyi, kandi ngo umugaruka ze nuza w'ibigeragezo nta kabuza iyo nzu izasenyuka. Isengesho rya Dawidi ngo rikwiriye kuba irya buri muntu wese, rivuga ngo Mana ureme umutima wera usubizemo umutima ukomeye. Bityo tumaze kugabana ku mpano y'Imana tugomba gukomeza tugana ku butungane turinzwe n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Aya magambo nimugoroba twayabonye aboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 5 igice cya 1 umurongo wa 5, aho batubwira ngo nuko kwizera mukongera ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho, bityo izo ngazi tugomba kuzamuka dukurira mu buntu bwa Kristo, nibwo duhinduka ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana, ari nako kuyikorera kwacu. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami ku ipaji ya 448 sura ya 3 baranditse umubiri ni inzira y'ingenzi cyane ubwenge n'ubugingo bikuriramo kugira ngo habeho kubakwa kw'imico. Aha rero niho tugomba gusuzumira tukareba ngo mbese imibiri yacu imeze ite, umubiri wawe umeze ute? Wirebye umubiri wawe uhesha Imana icyubahiro? Birababaje kandi biteye ubwoba. Imana y'inyambabazi ibabarire buri muntu wese ibyo yakiraniwe ku byo gufata nabi umubiri we. Iyo ndebye abantu bishushanijeho za tatuwaje ku mibiri yabo bakihindura ibitambo by'ibigirwamana, mbega uburyo ibyo bintu bibabaje. Njya nibaza ni mbega iyo uyu muntu yihannye akababarirwa ibyaha bye, we abasha kwibabarira iyo yirebye afite ibi bintu? Ariko Imana niyizi ibyo ngibyo. Umubiri ni inzira y'ingenzi cyane ubwenge n'ubugingo bikuriramo kugira ngo habeho kubakwa kw'imico. Imico yacu ikurira mu bwenge, kandi ubwo bwenge icyicaro cyabwo ni mu mubiri. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu umwanzi w'abantu yerekeza ibishuko bye kugira ngo ace intege kandi agwabize imbaraga z'umubiri. Akenshi gutsinda kwe kuri iyi ngingo gusobanuye kwegurira umuntu wese uko yakabaye mu bibi. Ibyo kamere y'umubiri yerekezaho nibitagengwa n'imbaraga isumba izindi, nta kabuza bizazana kurimbuka n'urupfu. Umubiri ugomba kumvira ububasha burenze ubundi mu muntu. Ibyo umuntu ararikira bigomba gutegekwa n'umutimanama, kandi nawe ubwawe ugomba gutegekwa n'Imana. Iyo umutimanama utamurikiwe nanone n'Imana umera nk'inyenyeri yazimye. Ugomba kumurikirwa n'Imana umutimanama. Imbaraga z'ubwenge z'umubiri ndetse no kuramba k'ubuzima bishingira ku mategeko adahinduka, ya yandi dukomeza kubahiriza. Ubwo kumvira ayo mategeko abantu benshi bashobora guhagarara bategeka imbaraga ibabamo ibasunikira kugira icyo bakora, bagatsinda abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima, kandi bagatsinda n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Murabona ko nitubaho ubuzima bw'inshingano, Imana izatwambika imbaraga yo kunesha ibinyabubasha n'ibinyabutware ngo n'abafite ubutegetsi bategeka isi y'umwijima ndetse n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Tuzitegeka ubwacu kandi tuzabasha no kunesha izindi mbaraga ziturwanya. Iyo usomye mu Bakorino ba mbere 3:16 ndetse na 17,
ubona amagambo Pawulo yanditse avuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Hano Pawulo aratwereka ko Imana yashimye kutugira ubuturo bwayo. Niyo mpamvu yavuze ngo nzaba muri mwe, nzatura muri mwe, nzagendera muri mwe. Ibi biratwereka ko Imana yaduhaye agaciro gakomeye cyane. Rero ubwo turi urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana akaba aba muri twebwe, ni byiza ko urusengero rw'Imana rubungabungwa rukagirirwa isuku, kuko Imana ari iyera ndetse natwe dukwiriye kuba abera. Ubwo Petero yabivuze ngo nk'uko byanditswe ngo muzabe abera kuko nanjye ndi uwera. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Ni mu buhe buryo dushobora gutsemba urusengero rw'Imana? Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 6 duhere ku murongo wa 15 havuga ngo iki? Haravuga ngo nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, mbese noneho nori ingingo za Kristo ntazihindura ingingo za maraya ibikabeho. Aha Pawulo yagaragazaga uburyo urusengero rw'umubiri, urusengero rwacu, umubiri wacu nk'urusengero rw'Imana tugomba kurubungabunga tukarurinda ubusambanyi n'ibindi bintu bisa bityo, kubera yuko turi ingingo za Kristo. None se ubwo mfata urugingo rwa Kristo kandi nduhindura urugingo rwa maraya? Pawulo ati ntibikabeho. Nimuzi yuko se uwifatanya na maraya babaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Uko niko bimeze, bombi bahinduka umubiri umwe. Uyu munsi wa none impamvu ibyaha byagiye birushaho kugwira nuko usanga abantu baba baragendeye mu byaha nk'ibi, kandi abadayimoni baba bayobora umwe muri abo bahujwe n'ibyo byaha, bava muri uriya bakajya muri uyu nguyu, maze bigatuma ibyo byaha birushaho gusagamba. Urugero, ndetse bigira ingaruka no ku bana, aho usanga abana bahorana inyota y'ibyo byaha. Urugero, usanga mu miryango yabaswe n'ubusinzi abana baba abafatanyabikorwa n'ibyo byaha, kubera ko iyo nyota y'ubusinzi ibiri mu maraso yabo bakomora ku babyeyi babo. Abantu babaswe n'ubusambanyi, ubwo busambanyi buba bwaragiye bukabahindura, kubera ko abadayimoni babaga bari muri babasambani babo nabo babinjiragamo, kandi ibyo bakabisangira n'abana babakomokaho. Bityo rero uwifatanya n'Umwami Yesu nawe ababaye umwuka umwe nawe. Pawulo ati muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we, kubera yuko ubugingo bwe bwanduzwa mu buryo bukomeye cyane n'icyo cyaha. Mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwabuze igiciro. Nuko no mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mbese ubutumwa bwa Marika wa mbere buvuga ngo iki? Ubutumwa bwa Marika wa mbere buravuga ngo nuko mbona marayika aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abantu bo mu moko yose n'amahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose. Kandi ubwo butumwa bwari ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Aravuga ati mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abari mu isi urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mu kuramya Imana no guhimbaza Imana, hano Pawulo abikomeje avuga ngo nuko no mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imibiri yacu igomba guhimbaza Imana kandi ikayihesha icyubahiro, kuko twaguzwe igiciro. Ntabwo twaguzwe n'ibyangirika biribwa n'inyenzi ariyo mafaranga y'inote, cyangwa se biribwa n'inyenzi ari ibiceri. Ntabwo twaguzwe ibibora, ahubwo twaguzwe amaraso y'umwana w'Imana, igikomangoma cy'ijuru Emmanuel. Rero Pawulo aravuga ati muheshe imibiri yanyu Imana icyubahiro. Tugana ku musozo, amagambo yanditswe mu gitabo cy'inama zigirwa itora umuzingo wa mbere paje 98 isubi ya 2 baranditse ngo abamarayika bo mu ijuru bamaze igihe kirekire bategereje abantu bakora
aribo bakristo bo mu itorero kugira ngo bafatanye nabo umurimo ukomeye ukwiriye gukorwa. Barabategereje. Umurima ni munini cyane, inama yaruzuye rwose kugira ngo umutima wose wejejwe ushyirwe mu murimo nk'igikoresho gifite imbaraga ivuye mu ijuru. Reka twongere gutekereza kuri iki kintu ngo abamarayika baradutegereje. Abamarayika bagize gute yego? Abamarayika baradutegereje, bamaze igihe kirekire bifuza gukorana n'abakristo bahindutse, bamaze igihe kirekire bifuza gukorana n'abakristo bahinduwe n'ubuntu bw'Imana, bamaze igihe kirekire bifuza kubona abantu batsinze inenge n'ingeso n'imico mibi maze bakabacushumuriraho umwuka wera kugira ngo bakorane nabo. Intumwa z'ijuru ziradusura buri munsi zigasuzuma imitima yacu kugira ngo barebe niba imitima yacu yejejwe maze dushyirwe mu murimo. Kandi uyu munsi nirarika kuri buri muntu wese, Imana irarikira umuntu kugira ngo ayisange, aze imbere yawe, aze imukoreshe. Ariko mbere y'uko Imana igukoresha, mbese umutima wawe wagizwe mushya? Mbese wakiriye Kristo? Mbese wihanye ibyaha byawe bya kera? Mbese ugendana na Kristo? Abamarayika bo mu ijuru bamaze igihe kirekire bategereje abantu bakora, aribo bakristo bo mu itorero, kugira ngo bafatanye nabo umurimo ukomeye ukwiriye gukorwa. Baradutegereje rero ngo umurima ni munini kandi barifuza gukorana natwe. Amagambo ari mu Baheburayo cya 3 umurongo wa 7 n'uwa 8 aravuga ngo nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire iki umutima. Ntimwinangire umutima. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire umutima. Nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza, ntabwo nzi igihe buri muntu wese ashobora kwibuka yaba yararakaje Imana kubwo kunangira umutima we. Abisirayeli barakaje Imana igihe banangiraga imitima yabo bari mu butayu bw'Imeriba. Mbese uyu munsi wa none wowe waba wararakaje Imana ryari binyuze mu kwinangira umutima? Niba umutima wawe ukinangira, urarakaza Imana. Byanditswe byera biravuga ngo umwuka wera azakomanga rimwe ndetse kabiri, ariko nabona tutiteguye gukingura atanda amababa ye yigendere. Imana iturinde kwinangira umutima nk'uko twagiye tuwunangira mu bihe byashize. Pawulo ararikira umuntu wese kwiyegurira Imana, akavuga nk'uko nawe ubwe yavuze ati ubu ngubu meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Byaba ibitambo by'amafu, byaba ibitambo byo koswa, byaba ibitambo bikongorwa, byaba amahundo yazunguzwaga, ibitambo by'ubwoko bwose byatambirwaga ku gicaniro cy'Imana byagombaga kuba bizira inenge. None se ntiwavuga uti ubuje uko ndi nta kindi cyankiza, ndokoresha amaraso yawe, nitabye ijwi ryawe rimpamagaye, ndaje ntama y'Imana, ndaje gusanga Kristo. Nicyo kintu cyonyine dukwiriye gutekerezaho tumusaba ubufasha muri uru rugendo twifuza kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Nk'uko tubibonye, nta tungo rizira byashoboraga gutambirwa Imana. Mbese uyu munsi wa none Imana ishobora gukomeza kwemera abantu bayikorera ko babaho ubuzima bwo kugendera mu kwica amategeko y'umubiri n'amategeko y'ubuzima? Ntabwo bishoboka. Umuntu umwe yigeze ambaza ati mbese nk'ubu ngubu Imana ishobora kwanga gusenga kwanjye kubera yuko
ndya inyama. Arambwiye ni kurya inyama. Ibyanditswe byera bivuga ngo iki? Ati ibyanditswe byera nyine bigenda bigaragaza ko inyama ari mbi, ko rwose. Ndambwira nawe ubwo vuga ngo ibyanditswe byera bivuga ko abakomeza kurya inyama bazakurwa mu bwoko bw'Imana. None abantu bazakurwa mu bwoko bw'Imana, Imana izakomeza kubibumva? Niyo izabirukana se mu bwoko bw'Imana? Ahubwo bo ubwabo baziyirukana, kubera ko bananiwe gutegeka kamere yabo. Mu ijuru nta baryanyama babayo. Tugomba kwimenyereza kamere ifite kuvumera n'impuhwe n'imbabazi, kandi tukabyitoza tukiri mu isi. Ni gute umuntu wese adakwiriye kwita kuri iki kintu? Gusanga Kristo ntibisaba gutekereza cyane no kwibabaza, kwemera gusa ibijyanye n'agakiza Imana yagaragaje mu ijambo ryayo. Umugisha n'ubuntu ku bantu bose. Irarika niri ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Aya ni amagambo dukwiriye kongera gutekerezaho. Ni gute abantu bakwiye gukomeza gutanga amafaranga bagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Mbese birakwiriye ko mu bantu bategereje gutaha ubwami bw'Imana ku meza yabo haba hakigaragara iminopfu y'inyama, imihore y'inyama? Ni gute abantu bakomeza gutanga amafaranga yabo bagura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri? Mbese birakwiriye ko abantu b'Imana bakomeza kuba bakinywa ibyayi, ikawa n'ibindi bikabura mubiri, kandi barabyigishijwe mu materaniro, barabisomye mu bitabo, ariko bakumva ko ntacyo bitwaye? Mbese birakwiriye ko abantu b'Imana bakomeza kugura ibintu byangiza uruhu rwabo babyisiga ngo barashaka ubwiza? Namwe nimutekereze, uramutse uri umuntu w'Imana ukaba wifuza kuba ubuzima isi ibaho, bizaherera he? Uzisanga mu ruhande rwa Satani, waba ubishaka waba utabishaka. Bantu b'Imana, mugire umwete wo kumvira Imana ku kantu gato, bizabayobora no kukumvira Imana ku kinini. Kandi igihe cyose tuzaba tudashobora kwemera ubuyobozi bw'Imana, umwuka w'Imana azagenda atuvaho buhoro buhoro, twisange kure y'Imana aho tudashobora kwikura. Amagambo umugaragu w'Imana Pawulo yavuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, nirarika kuri buri muntu wese. Suzuma imibereho yawe urebe niba koko ushobora kuba igitambo cyera, kizima, gishimwa n'Imana. Amagambo agana ku musozo nayo nanone Pawulo yavuze mu Batesalonike ba mbere 5:23 ndetse n'uwa 24, aho yavuze ati Imana y'amahoro ibeze rwose. Kwezwa kuvugwa ni ukwejeshwa kumvira ukuri. Nta bundi buryo Imana ishobora kweza umuntu, ahubwo ni ukubaho ubuzima bwumvira ijambo ry'Imana. Ati kandi mwebwe ubwanyu, ubwo ni impagarike yose. Ariko arangije aradescribing ati umwuka wanyu, ubugingo bwanyu n'umubiri. Kandi ibi nibyo bintu bitatu bigize impagarike y'umuntu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ati byose birarindwa. Ni gute ibi bintu bishobora kurindwa? Nta bundi buryo bishobora kurindwa. Ni ukurindirwa mu mbago z'amategeko y'Imana 10 ndetse n'amategeko agenga iki ubuzima. Ibyanditswe byera nibyo murinzi. Ibi bigomba kurindwa maze bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Igihe Pawulo yavugaga ibi, agaragaza uburyo umurongo Imana yatanze wo kurindwa no kuba abera n'abaziranenge bigomba kuba bimeze, yaravuze ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora, kuko Imana itakinanirwa.
ibyo duhamagara si urugero rudashoboka, ahubwo ni urugero itwereka ko rushoboka, kandi ikagaragaza yuko nitugerageza uko dushoboye dufashwe n'ubuntu bw'Imana, kwiyegurira Imana kwacu kwa buri munsi, kwa buri kanya, kuzatuma uru rugero n'uyu muhamagaro ugerwaho. Muri rwa rwandiko rwa mbere rwa Petero, aho Petero yavuze iby'intambwe cyangwa se umutambiko tugomba kugeraho ku rwego rwo hejuru, urwandiko rwa kabiri rwa Petero cye cya mbere duhere ku murongo wa 5 kugeza ku wa 9, yaravuze ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ariko se ni ibiki? Iki ni nacyo kintu gikomeye abantu bose bakwiriye guhora batekerezaho. Niba iki kintu tutakigira, ibyo aba ari byo bituma ibiki? Ushobora kugira uwo mwete kandi ibyo utabigira. Umva ukuntu Petero abivuga. Petero wa kabiri cya mbere duhere ku murongo wa 1. Ati Simoni Petero imbata ya Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye no kwacu, mugweshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Abayeshejwe gukiranuka kwa Kristo kandi baguheshejwe no kwizera Kristo. Ati ubu n'amahoro bigwire muri mwe mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wabo, ko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Mbese umutima wawe wagabanye ibintu byose bizana ubugingo? Mbese koko umutima wawe waba waragabanye ibintu byose bizana ubugingo cyangwa ntabyo? Reka nkubaze, umutima wawe waba waragabanye ibintu byose bizana ubugingo? Warabigabanye? Umutima wawe wagabanye ibintu byose bizana ubugingo? Ariko umuntu w'Imana, iki kintu ndagira ngo gitekereze, ejo utazawushimira. Wumva koko umutima wawe waragabanye ku bintu byose bizana ubugingo? Abantu b'Imana bera ba kera bari bafite ubuhamya koko, kandi pe reka babugire. Ibintu byose bizana ubugingo. Umutima wanjye wagabanye ku bintu byose bizana ubugingo. Iki nicyo kintu Petero aheraho avuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Merits, ibikorwa byiza bya Kristo byaratureheje, urukundo rwe no kwitanga kwe byaradukuruye, biratwiyegereza, maze tumaze kumwegera tugabana ku bintu byose bizana ubugingo biba muri Kristo Yesu. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi. Ibi nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi. Ibyo ni ibihe? Ezekiel 36 guhera ku murongo wa 26. Nzabaha umutima mushya, nzabaha umwuka wanjye, nzabanyanyagiza amazi meza muzatungana, maze ntume mugera mu mategeko yanjye n'amateka yanjye mukayasoma. Ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi arabituha, turabigabana. Bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze no gukira kononekara kwaza mu minsi no kuza. Umuntu wateye iyi ntambwe ya mbere yo kwakira gukiranuka duherwa muri Kristo, tubarwaho kubwo kwizera Kristo, binyuze mu kwatura ibyaha no kwihana, akizera igitambo cya Kristo, akagabana ku butunzi butagira akagero butuma tubona ubugingo buhoraho. Uyu ni ubwirwa ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose.
ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Noneho kwizera kwaduhesheje ibyo ngibyo guhinduka umutambiko wa mbere abantu b'Imana batangiriraho. Kwizera niwo mutambiko wa mbere ibindi byose byubakwa. Kudahari zero. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Biriya byose tubonye twahamagarishijwe ingeso za Kristo ziratureshya, turamwegera, tugabana ku butunzi butagira akagero n'imbaraga z'ubumana igabira abamwizera, za zindi zatumye tugabana kuri kamere y'Imana, maze dufatanya na kamere yayo, duhunga kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Ubwo buhamya ni ubwacu. Niba ari ubwacu, twakiriye kwizera. Uwo wari umutambiko wa mbere mu rugendo rwa gikristo. Kandi uku kwizera Pawulo, Petero nako aravuga ati noneho mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya, mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Petero aravuga ngo kuko ibyo niba muri bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ati kandi rero utagira ibyo aba ari mu mirebe iri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bya kera. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Kandi akomeza avuga ati ibyo mubyongereho, 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 mubyongereho. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Pawulo avuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana iraduhamagarira ikintu gikomeye kandi tugomba kucyakira. Kandi Imana irabishoboye, ntabwo ari ikidashoboka. Imana irahamagarira umuntu w'Imana wese kwakira umutima mushya. Nibitaba bityo, ibi byose twiga bizatubera impfabusa. Nimureke buri muntu wese yongere kwitegereza ubwiza bwa Kristo, kandi yongere kwemerera umwuka w'Imana gukorera mu mutima we kugira ngo amureshye, amushoboze, amubashishe kwiyegurira Imana bitari ibya nonaha ahubwo by'iteka ryose. Bityo duhinduke nk'ibisukwa ku gicaniro, cya kindi Pawulo yavuze ngo ubu maze kumera ibisukwa ku gicaniro. Reka twongere dutekereze kuri aya magambo. Nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati uyu munsi nimwinangire, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangire imitima, nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza ubutayu. Mbese wowe waba waragize kwinangira urakaza Imana, unangira umutima wawe ryari? Niba ibyo byarabayeho uyu mwanya, noneho reka twakire irirarika kandi tuvuge tuti ubu nje uko ndi, nta kindi cyanyuza. Ndokoresha amaraso yawe, nitabye ijwi ryawe rimpamagaye, ndaje nama y'Imana ndaje. Ibi reka bibi byacu atari nonaha gusa ahubwo by'iteka ryose. Imana abidushoboze. Kuri iyi sabato Imana iducushumureho ubwo buntu n'uwo mugisha wo kugira ngo imibiri yacu, impagarike yacu icishirizwe bugufi munsi y'imembe z'umusaraba wa Kristo, maze duhinduke n'ibisukwa ku gicaniro. Imana iduhe umugisha kandi itugirire neza. Buri wese Imana yakire kwitanga kwe mu izina rya Yesu. Reka dusoza dusenge. Urakoze Mana yacu, ugize neza Data wera. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritubere umuyobozi muri iyi si y'umwijima.
none tuje imbere yawe data, tuguhaye imitima yacu, tweguriye imitima yacu kugira ngo tube abawe rwose, tube umubiri umwe nawe, tube abawe rwose, dukoreshwe nawe, tuyoborwe nawe, kandi koko wakire kwitanga kwacu, tumere nk'ibisukwa ku gicaniro cyawe, maze tukubere umubabwe uhumura neza, atari ku bwacu ahubwo ku bwa Kristo we wenyine wadukoreye icyo ngicyo. Umuntu wese turi kumwe hano muri iteraniro muhe umugisha, aho intege nke ziri hose mwami washyira imbaraga zawe, ahataringaniye uharinganize, uduhire kuko uzi guhira, kandi mwami Mana ubuntu bwawe bukiza bwabonetse bwaturehereje kwakira Kristo katanga kambere, reka bukomeze bukore mu mitima yacu, duhindurwa abashya buri munsi, maze duse n'ishusho y'uwadukubitiwe, ku iherezo nagaruka Kristo tuzabe abaraganwa nawe ubugingo bw'iteka, tubisabye mu izina rya Yesu, amen, amen.